Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo washyiraho cyangwa se wavanaho autodubbing kuri YouTube channel yawe. Muri iyi minsi aho YouTube igenda ikora amavugurura, hari utuntu tumwe na tumwe yagiye izana kuri YouTube abantu batamenyereye. Utwo tuntu rero harimo na autodubbing. Ubu ni uburyo ushobora gukora video kuri YouTube, urugero niba ukora nko mu Cyongereza ugasanga abafana bawe bakoresha izindi ndimi bakurikira channel yawe bashobora kuba bahindura video yawe cyangwa se bakemeza mu rurimi bumva. Urugero ndi nko kuyi channel ya MrBeast, urabona ko video iri mu Cyongereza, dushobora kuhita twashyira mu zindi ndimi zitworohe cyangwa se indimi dukoresha. Icyo gihe rero kugira ngo ubashe gushyira mu rurimi ukoresha, tuvuge niba iri mu Cyongereza hano, ushobora kuba nkoresha Igifaransa, nzaza hano kwa aka kantu ka settings, ubundi nzamuke njya handitse ngo audio track nemezeho. Ushobora kuba naza niba nkunda Igifaransa cyangwa se numva Igifaransa nkaza nkashyira nkemeza muri French. Ninemeza muri French nkakina video, urumva ko yagiye mu Gifaransa. Ubwo no kuvuga ngo uramutse wumva n'Ibishinwa n'Ibihinde waza ukemeza hano. Ubu buryo rero nubwo YouTube yashyizeho kugira ngo ikorohereze niba ukora mu izi ndimi, ubashe kuba abafana bawe bakoresha ziriya ndimi zindi babashe kuba bakumva ibyo uvuga. Ntago ari indimi zose rero, hari indimi YouTube yagiye yemeza cyangwa se ihitamo kuba wakemeza buno buryo bugakunda kuri video zawe. Ntabwo ari indimi zose. Hari ikibazo rero abantu bakora video mu Kinyarwanda bamaze iminsi bahura nacyo, ugasanga wakoze video yawe mu Kinyarwanda washyizeho na title y'Ikinyarwanda, ariko ugasanga hariho ubu buryo bwa autodubbing, ugasanga abantu bareba video yawe ugasanga title yahindutse yabaye translated, ugasanga na audio harimo ibintu bitari kumvikana cyangwa se yabaye muted kubera yuko wemeje ubwo buryo bwa autodubbing cyangwa se bwagiyeho mu buryo bwa automatic, ugasanga byahindutse kandi Ikinyarwanda kitari muri ubwo buryo YouTube yashyizeho bwa autodubbing. Niyo mpamvu muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe uburyo kuri channel yawe ushobora kubuvanaho cyangwa se ukabwemeza. Tugiye gutangira tureba uburyo twakuraho automatic dubbing kuri video. Turaza kwifashisha rero imwe muri video hano iriho icyo kibazo cyangwa se iriho ubwo buryo bwa autodubbing. Ndaza kujya kuri iyo video nkande hano handitse details, cyangwa se nka kwa kundi umera nk'ugiye kuyeditinga video yawe. Noneho urahita uza hano ibumoso, hari ahantu handitse utuntu twinshi, uraza uscrolling ujya hano handitse languages. Nugera hano handitse languages, uzaza hano kuri translation, urabona ko hari ahantu handitse ibintu bijyanye na dubbing voice. Kuri uko twakoze mu Kinyarwanda, urabona ko bitewe nuko video yanjye iri mu Kinyarwanda, audio iri mu Kinyarwanda, ntabwo Ikinyarwanda muri ubwo buryo bwa autodubbing kirimo. Bivuze ngo yuko rero niba hari ubu buryo bwa autodubbing bishobora kugira ingaruka kuri video zanjye, kuko niba amatitire nkuko nabivuze n'ama description byahindutse byabaye translated mu zindi ndimi, bishobora kwica performance ya video yanjye. Niyo mpamvu rero izi ndimi zose ziba zaragiyeho, uza ukajya ugenda ukuraho urwo ushaka rumwe na rumwe, zose ukazikuraho kugira ngo audio yawe, audio track isubire muri originalite. Abantu batazajya bagwa kuri video yawe bikaba byagenze gutyo, cyangwa se nawe ugasanga byagenze gutyo, kuko akenshi mwabonye yuko iyo uguye no kuri iyo video byahindutse yari nko mu Kinyarwanda, usanga audio yabaye nk'iyabaye muted kubera yuko ya AI. Ibi bintu bya autodubbing bikorwa na AI igerageza gushakisha detecting urwo rurimi cyangwa se gushakira urwo rurimi, igasanga muri za zindi ntirurimo. Niyo mpamvu wumva bisa n'ibyacecetse. Uraza rero nk'aha ngaha handitse ngo Spanish, uze ujye ukandaho, kujya kuri Spanish nukandaho uze ku tuntu dutatu, uze ukore kuri delete, ubundi ukore confirm, nurangiza ujya hano kuri update, ubundi ubivaneho ugende ukora kuri buri rurimi kugira ngo uzivaneho bitaza kujya byikora autodubbing cyangwa se
usange audio track yawe yahuye n'icyo kibazo. Reka turebe noneho uburyo twafunga automatic dubbing kuri channel yawe kugira ngo niwa uploading ubutaha bitazabangamira video zawe. Nuba uri kuri YouTube rero uzaza hano mu nguni aho uca ugiye muri setting kuri channel yawe, uzahita uza hano handitse YouTube Studio ukandeho. Numara gukanda kuri YouTube Studio uzagera kuri channel yawe muri YouTube Studio. Numara kugera kuri channel yawe muri YouTube Studio uzaza hano handitse settings, hano mugira ngo murahabona hasi ibumoso, ukanda kuri settings. Numara gukanda kuri settings uzaza hano handitse upload defaults. Numara kugera hano handitse upload defaults uzaza hano handitse advanced settings. Nugera hano handitse advanced settings uza scrolling umanuke. Numanuka uzabona hano handitse automatic dubbing. Nuvuga ngo automatic dubbing rero ni hahandi tuvuge niba twari kwa Mr Beast, ni hahandi twemezagamo tugashyira mu ndimi dushaka tukabasha kumva video ze mu ndimi twishimiye, ariko ibyo bikaba bikora ku ndimi runaka YouTube yemeje. Ushaka kureba izo ndimi ushaka kujya kuri Google ukareba ugasacinga indimi YouTube yemera mu buryo bwa automatic dubbing. Urugero ni nshaka kubyemeza, niba urugero nkora mu cyongereza cyangwa se mu gifaransa kubera mu izo ndimi kirimo cyangwa se kidage n'izindi, uzaza wemeza hano kuri automatic auto dubbing. Ubwo no kuvuga ngo uzaba wemeje ubwo buryo ukakora hano kuri save. Hano rero hari n'ubundi buryo bwa handitseho ngo manually review dub before publishing. Hano uburyo ushobora gukora review cyangwa se kubanza izo dubbing kuzireba cyangwa se kuzicekinga mbere yuko ziba published cyangwa se usohora video yawe. Uzuraza rero na hano nyine ukahemeza, ukajya ubanza nyine ukazireba bitewe n'ibyo ushaka n'ubushake bwawe, ubundi ukaza ugakora hano kuri save. Ubundi uba wemejemo uburyo bwa auto dubbing. Nushaka kubikuraho rero nabwo uzasubira hahandi kore kuri settings, ujye muri upload defaults, ujye kuri advanced settings, umanuke ujye kuri automatic dubbing, ubundi ukande hari ahantu nyine hari havivuye, ugongere ukandemo ubikuremo, ubundi ukore kuri save. Ubwo rero ni uburyo wakemeza uburyo bwa automatic dubbing cyangwa se ukaba wabukuraho kuri YouTube channel yawe.